Bene data bakundwa, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mumeze mute? Murakomeye? Amakuru yanyu hashize iminsi tutabonana. Imana ishimwe ko yongeye kuduha akanya ko kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Amasomo biraheruka twize ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana twabonye ko umwami wo mu bwami bw'Imana ari Yesu. Hanyuma tubona ko twebwe turi abafatanyabikorwa ba Yesu. Nyuma yaho twize intambara z'umwuka. Intambara y'umwuka twabonye ko intambara turwana nayo ntabwo ari intambara y'ibifite inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'abafite ubutware, n'abafite imbaraga, n'abafite ubushobozi, n'ibikomangoma n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Kubera ko urwo rugamba rero atari urugamba rw'inyama n'amaraso, twabonye ko tugomba kururwanisha intwaro z'Imana. Ntabwo ndi butinde cyane kuri ibyo ngibyo, ndagira ngo turebe mu bwami bw'Imana abandi bafatanyabikorwa bacu. Abandi bafatanyabikorwa bacu mu bwami bw'Imana tugiye kurebera hamwe imirimo n'umumaro w'abamarayika mu bwami bw'Imana. Imirimo n'umumaro w'abamarayika mu bwami bw'Imana. Ariko mbere y'uko dukomeza, turirimbana indirimbo ya 335 mu gushimisha. Umuhanuzi Yesaya yeretswe ibyiza kera, yeretswe Imana mu ijuru iri mu rusengero. Abakerubi n'abaserafe bayishyize hagati, bajya bayishima iteka, bayisingiza bati: Mwami uwera, 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 ibyo mu isi n'ijuru byuzuye mu ishimwe ryawe, bose baguhimbaze. Baracyaririmba batyo kandi abantu bo mu isi nabo barashima Imana, umukiza n'umwami. Natwe tuyihimbazanye n'abamarayika bose, tuti Mwami Nyiringabo, ni wowe usumba byose. Uruwera, uwera, uwera, ibyo mu isi n'ijuru byuzuye mu ishimwe ryawe, bose baguhimbaze. Uruwera, uwera, uwera, umwami Nyiringabo, isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. Mu ijuru hariyo bya bizima bine bihora biramya Uhoraho. Mu ijuru hariyo bya bizima bine bihora biramya Uwiteka, bikavuga urakwiriye Mukiza, urakwiriye Mukiza, urakwiriye Mukiza.
mw'ijuru hariyo bya bizima bine bihora biramya Uwiteka, bikavuga urakwiriye Mukiza, urakwiriye Mukiza, urakwiriye Mukiza, urahabwa icyubahiro. Amena. Mw'ijuru hariyo bya bizima bine. Reka rero dukomeze dusangire, ndagira ngo dusangire amagambo atatu. Tugiye kubanza gusangira amagambo atatu ari mu ijambo ry'Imana, niyo turi bugende tuganiraho turebera hamwe imirimo n'umumaro w'abamarayika mu bwami bw'Imana. Reka dusome Yesaya igice cya 6 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 7. Haravuga ngo Imana yiyereka Yesaya imweza imutuma. Mu mwaka Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, 2 yayatwikirizaga mu maso he, yandi 2 yayatwikirizaga ibirenge bye, yandi 2 yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza Uwiteka Nyiringabo, arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga. Inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti, nishyano, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi arahaguruka aza aho ndi, afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje ku rugarama ku gicaniro, ari inkoza ku munwa, arambwira ati, dore rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho ibyaha. Aha ni muri Yesaya. Ahandi tugiye gusoma ni mu Befeso igice cya 1 ku murongo wa 20 n'uwa 21. Haravuga ngo izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose. Noneho turangirize ku Baheburayo igice cya 1 ku murongo wa 13 n'uwa 14. Ubwo turi kwiga abamarayika, turi kureba imirimo n'umumaro w'abamarayika mu bwami bw'Imana. Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 13 n'uwa 14 haratubwira ngo, ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe? Mbese abamarayika bose si imyuka itumwa kudukorera? Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 13 n'uwa 14,
ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe? Mbese abamarayika bose si imyuka itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Abamarayika ni imyuka itumwa gukorera abazaragwa agakiza. Imana ishimwe. Nk'uko tumaze kubisoma muri aya magambo, Zaburi y'104 umurongo wa 4 haravuga ngo ihindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Mu bwami bw'Imana twabonye ko natwe turi abaparitoneri ba Yesu, turi abakozi be, turi abagaragu be, turi abami n'abatambyi bo mu bwami bwe. Ntago rero ari twebwe gusa, ahubwo harimo inzego nyinshi cyane. Muri izo nzego rero harimo n'urwego rw'abamarayika. Akamaro rero k'abo bamarayika, kamwe mu byo tumaze kubona, bashinzwe kudukorera twebwe abahawe agakiza. Nibo Imana ituma kuza kutubohora, kuza kudutabara. Nibo Imana ituma kuza kuduha ubutumwa iyo umuntu wasenga. Igice cya mbere, Mariya, Imana yohereje marayika Gaburiyeli kuza kumubwira ko azabyara umwana w'Imana. Yohereje marayika Gaburiyeli kuza kubwira Zakariya ko azabyara Yohana, integuza ya Kristo. Ni intumwa, batuzanira ubutumwa kugira ngo ubushake bw'Imana busohore muri twebwe. Ikindi abamarayika bakora, Imana iyo ibona dutentebutse, ducitse intege, baraza bakadusubizamo imbaraga. Tubibona kiriya gihe Yesu yari ari muri Getsemani asengana umubabaro mwinshi, yabize ibyuya, yananiwe, ngo Imana yamwoherereje abamarayika ngo bamwongereramo imbaraga. Tubisanga muri Luka igice cya 22 ku murongo wa 43. Ahandi Imana itwoherereza marayika wo kuturwanirira. Iyo usomye mu Kuva igice cya 33 umurongo wa 20, tubonamo ukuntu Imana yohereje marayika wo kurwanirira ubwoko bwayo. Ahandi tubona muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 41 ko abamarayika mu bwami bw'Imana barwanya kandi bagahana abantu bahamagarira abandi gucumura ku Mana. Abo ngabo Imana yohereza marayika wabo akabahana. Hari ikindi kibazo umuntu yagombye kwibaza. Twagombye kwibaza tuti se abamarayika babana n'Imana bate? Abamarayika babana natwe bate? Abamarayika bakorana n'Imana bate? Abamarayika bakorana natwe gute? Cyangwa se nanone ukongera ukibaza uti se abamarayika ni iki? Reka twumve icyo ijambo ry'Imana, duhere muri Yobu 38 umurongo wa 4. Yobu 38 umurongo wa 4 haratubwira ngo igihe nashingaga imfatiro z'isi warihe? Niba uzi ubwenge bivuge. Ninde washyizeho urugero rwayo niba umuzi? Cyangwa ninde wayigeresheje umugozi? Imfatiro zayo zashinzwe kuki? Cyangwa se ninde wazishyizeho ibuye ryo kumfuruka? Umurongo wa 7, igihe inyenyeri zo mu ruturuturu
zaririmbiranaga, igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbaniraga, abana b'Imana bose bakarangurura ijwi ry'ibyishimo. Ahangaha Imana igihe Yobu yababaye cyane, arangije aravuga ati wanyereka Imana nkayibaza. Imana nayo igiye kumusubiza imubaza ibi bibazo. Nyuma nibwo Yobu yaje kwihana ati navuze ntatekereje, Mana mbabarira, nari narakumvishe ariko noneho ndakubonye. Ariko aho nshaka gutinda cyane ni kuri uyu murongo wa 7 havuga ngo igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbanaga, abana b'Imana bose bakarangurura ijwi ry'ibyishimo. Abana b'Imana ahangaha bavuga Adamu na Eva bari batarabaho, ni abamarayika b'Imana. Abamarayika b'Imana rero nabo ni abana b'Imana. Reka twongere turebe ijambo ry'Imana riri mu Befeso 3 nabwo twumve kugira ngo Abefeso igice cya 3 ku murongo wa 14 n'uwa 15. Abefeso igice cya 3 umurongo wa 14 n'uwa 15. Nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uwo imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa. Murumva Imana ifite imiryango yo mu ijuru n'imiryango yo mu isi. Imiryango yo mu isi ni twebwe, abamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Iyo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, twinjira mu muryango w'Imana hano ku isi, tuba abana b'Imana. Ariko no mu ijuru Imana ihafite umuryango, turaza kugenda tubibona. Muri uwo muryango harimo n'abamarayika. Abamarayika nabo ni abana b'Imana bo mu muryango wo mu ijuru. Ikindi umuntu yavuga, abamarayika nubwo baza hano mu isi tukabana, ariko icyicaro cyabo kiba mu ijuru. Ushobora kuba uri i Kigali bakaguha misiyo i Gitarama, warangiza akazi i Gitarama ugataha i Kigali. Ni kimwe rero n'abamarayika. Nubwo abamarayika baza bagakora akazi mu isi, ariko iwabo mu rugo ni mu ijuru. Reka nabyo tubirebe muri Matayo 22 ku murongo wa 30. Matayo 22 ku murongo wa 30. Haravuga ngo mwizuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Ariko bamera mu ijuru, ntibarongora, ntibashyingirwa, ntibabyara, ahubwo babaho nk'abamarayika bo mu ijuru. Ni ukuvuga ko abamarayika iwabo ni mu ijuru, nubwo Imana ibaha misiyo bakaza hano gukora akazi ku isi. Ikindi, abamarayika barumvira, ni abana bumvira. Muri Zaburi 103 umurongo wa 20 haravuga ngo mwabamarayika mwe, mwabanyambaraga mwe basohoza itegeko rye, bumvira ijambo rye. Abamarayika ntabwo bajya badisikita. Umuntu udisikita ni umwana w'umuntu. Ariko abamarayika icyo Imana imutumye ntaburana, bakora baciye bugufi, bakora bumvira, bagakora icyo Imana yabasabye gukora. Niko ijambo ry'Imana muri Zaburi 103 umurongo wa 20 hatubwira. Ikindi ni uko abamarayika bakorana natwe. Igihe marayika w'Imana yabonekeraga Yohana mu kirwa cya Patimosi, ngo Yohana amaze kubona ibyo byose, ngo yashatse kuramya marayika. Noneho marayika aramubwira ati ntundamye kuko ndi imbata mugenzi wawe.
meze nka bene so bakorera Uwiteka. Reka tuhasome kugira ngo tubyumve neza. Byahishuwe igice cya 22. Byahishuwe 22 ku murongo wa 9. Ariko arambwira ati reka ndimbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so b'abahanuzi n'uwabitondera amagambo y'iki gitabo, Imana aba ariyo uramya. Dukorana n'abamarayika, ntabwo tugomba kubaramya kuko nabo ni abagaragu b'Uwiteka, ni abakozi bo mu bwami bw'Uwiteka. Niyo mpamvu yasubije Yohana kuriya ati nanjye ndimbata mugenzi wawe, meze nka bene so b'abahanuzi. Tugomba gukorana, ntabwo tugomba kubasenga, ntabwo tugomba kubaramya, ahubwo ni Imana ibohereza kandi ikabategeka icyo bagomba gukora. Ngo basohoza itegeko ry'Imana, bumvira ijwi ry'ijambo ryayo. Niko muri Zaburi 103 havuga. Kubera ko ari Imana ibategeka, muri Zaburi ya 91 umurongo wa 11 haravuga ngo azagutegekera abamarayika be bakurindire mu nzira zawe zose kugira ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Ni Imana idutegekera abamarayika, niyo ibatuma, niyo ibabwira icyo bagomba gukora. Twebwe ntabwo tugomba kubasenga, ntabwo tugomba kubaramya, ntabwo tugomba kubahamagara. Oya, ni Imana yonyine ibikora. Twebwe icyo dukora ni ugusenga, yo ikategeka ibyo ishaka. Amen. Abamarayika barimo ibice bitatu. Abamarayika bagizwe abamarayika bagizwe n'amoko 9, ariko barimo ibice bitatu. Abakorinto ba kabiri igice cya 12 umurongo wa 2 aravuga ngo nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14. Niba yari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi, bizi Imana. Ijuru rya gatatu. Hari ijuru rya gatatu, hari ijuru rya kabiri, hari ijuru rya mbere. Nabo bamarayika rero Imana yagiye ibashyira muri buri cyiciro. Twiga intambara y'umwuka, twabonye ukuntu Satani Imana yamuciriye ahantu hatatu. Yamuciriye ahantu ho mu ijuru, imucira hano ku isi, irangije imucira ikuzimu hasi. Kandi muri Daniyeli igice cya 4 umurongo wa 32 aravuga ngo Imana ikora byose ikabikora uko ishaka, kandi ngo ntawe yibaza ngo urakora iki. Ikora ibyo ishaka mu ijuru, ikora ibyo ishaka ku isi, ikora ibyo ishaka no hasi mu kuzimu. Hose afite ububasha, hose afite imbaraga, hose afite ubutware. Noneho rero aba bamarayika ni ubwoko 9, ariko bugiye burimo ibice. Reka turebe ayo moko uko ari 9. Ubwoko bwa mbere ni ubwoko bw'abaserafi. Aba kabiri ni abakerubi. Aba gatatu ni intebe. Aba kane ni abatware cyangwa se abategeka. Mu Gifaransa ni domination. Aba gatanu ni abanyambaraga, ni puissance.
aba gatandatu ni abafite ubushobozi, autorite. aba karindwi ni abayobora cyangwa se ni abategeka, mu gifaransa babita principauté. aba munani ni abamarayika bakomeye, archange. noneho aba cyenda ni abamarayika nyine, abamarayika basanzwe, les anges. murumva ko ni 9, ariko 9 nabo harimo ibindi bice noneho bitatu ukurikije aho batuye, aho bakorera. igice cya mbere nabo bakorera nyine mu ijuru rya gatatu, aho intebe y'Imana iri. hari ijambo ry'Imana twasomye muri Yesaya igice cya 6 kuva ku murongo wa 1 kugeza kuwa 7, havugaga ukuntu Yesaya yabonye Imana mu rusengero, ngo abakerubi n'abaserafi bayishyize hagati, bakajya bayiramya bavuga ngo uruwera, 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 uruwera. noneho ngo abo baserafi ngo bari bafite amababa, amwe atwikiriye mu maso, andi atwikiriye ibirenge, andi yari ayo bagurukiraho. abo baserafi rero ikintu bashinzwe kuramya no guhimbaza Imana. bafatanya na bya bizima 4, bafatanya na ba bakuru, bahora bahimbaza Imana ku manywa na nijoro, bavuga ngo uruwera, 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 uruwera. abo ba serafire ni nabo baza hano ku isi bagafatanya n'amakorari, bagafatanya n'itorero ry'Imana hano ku isi kuramya no guhimbaza Imana. igihe Yesu yavukaga, ngo haje umumarayika abwira abungeri ati nje kubamenyesha inkuru nziza, umwami umukiza yabavukiye. ngo amaze kuvugana nabo, ngo hahita ngo hamanuka ngo umutwe w'abamarayika, ngo batangira kuramya no guhimbaza. uwo mutwe wari umutwe w'abaserafi bamanutse bakaza kwakira umwami hano ku isi, bakaza kumuririmbira, bakaza kumuramya, bakaza kumuhimbaza. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, amen. ngo noneho rero ngo abo baserafi ngo bahora bitwikiriye mu maso, kuko ubwiza bw'Imana, nibo bantu begereye intebe y'Imana. aho ku ntebe y'Imana ngo hari ubwiza bw'Imana. ni nako Imana yabwiye Mose ngo ntawe ushobora kundeba mu maso ngo abeho. nabo bamarayika ntabwo bashobora kureba ubwiza bw'Imana. niyo mpamvu amababa amwe ngo bahora bayatwikiriye mu maso, kugira ngo uwo mucyo w'Imana. niko na Paulo yavuze muri Timoteyo wa 2 ngo umucyo w'Imana, ngo ahantu Imana iba, ngo hari umucyo, ngo abantu badashobora kwegera. naho ngaho rero abaserafe bari, ni ahantu hari umucyo w'Imana umuntu adashobora kwegera, ubwiza bw'Imana. ngo bahora batwikiriye mu maso, bagatwikira andi mababa, ngo agatwikira ibirenge, agahisha ubwambure bw'isoni zabo. muribuka ko n'abatambyi ngo bambaraga ikabutura imbere y'imyenda yabo kugira ngo bahishe isoni z'ubwambure bwabo. natwe uko batinyaga, uko Imana bayuba, uko bayitinya, natwe niko twagombye kuyitinya, kuyikora. gusanga umuntu agiye mu rusengero yambaye umukondo uragaragara, ntabwo uba wubaha Imana. ubwiza bw'Imana, umucyo w'Imana uratinyitse. indirimbo za Salomo igice cya 8 umurongo wa 6 haravuga ngo, indirimbo za Salomo 8:6,
unshyire mu gituza cyawe, mbe ikimenyetso, mbe no mu kuboko kwawe, kuko urukundo rukomeye nk'urupfu, kandi ifuha ntirigondeka ni nk'imva, ibirimi byarwo ni nk'iby'umuriro. Ni umuriro rwose w'Uwiteka. Abo baserafi bafite umuriro w'urukundo rw'Imana. Nta kindi kintu cyaka kigurumana mu mutima wabo uretse urukundo bakunda Imana, uretse guhora bayiramya, uretse guhora bayihimbaza bavuga bati uri uwera, uri uwera, uri uwera, isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. Haleluya, amen. Mureke tujye dufatanya n'ibizima bine, dufatanye n'abaserafe kuramya no guhimbaza Imana mu buzima bwacu bwose. Muri icyo gice harimo abakerubi. Reka turebe uko icyo Ezekiyeli abavugaho. Musome Ezekiyeli igice cya mbere cyose, ngenda basomera umurongo wa mbere. Ngo ubwiza bw'Imana buva mu rusengero. Nuko ndareba, maze mbona mu kirere cyari hejuru y'umutwe w'abakerubi hari igisa n'ibuye rya safiro rimeze nk'intebe y'ubwami. Maze Uwiteka abwira uwambaye imyambaro y'ibitare ati genda ujye hagati y'inziga zikaraga munsi y'umukerubi, maze amashyi yawe yombi uyuzuzemo amakara y'ibishirira ukuye hagati y'abakerubi, uyanyanyagize hejuru y'umurwa. Nuko ajyamo ndeba. Abakerubi akamaro kabo ni aba garde du corps b'intebe y'ubwami y'Imana. Bashinzwe umutekano w'intebe y'ubwami bw'Imana. Musome Ezekiyeli igice cya mbere, musome na Ezekiyeli igice cya 10, niho basobanura ibyo bintu by'abakerubi. Bashinzwe umutekano w'intebe y'ubwami bw'Imana. Nta muntu ushobora gukorera kudeta Imana, abakerubi baba bari aho ngaho bacunga umutekano. Ikindi gice kuri icyo gice cya mbere ni intebe. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ikindi ntababwiye ni uko abo bakerubi ngo bafite amaso, noneho ku mababa yabo ngo hariho ibiganza bimeze nk'ibiganza by'umuntu. Noneho iyo mitwe y'abakerubi uko ari ine, hari umutwe w'ikizu, hari umutwe w'inka, hari umutwe w'intare, hari n'umutwe w'umuntu. Ibyo byose hari icyo bisobanura. Ikizu ni inyoni ifite imbaraga kandi yihuta cyane. Abakerubi nabo bahorana ishyaka, bahorana umuvuduko. Ibintu byose babikora vuba vuba. Muzarebe n'abo bantu barinda abaperezida, ukuntu iyo perezida asohotse bahita birukanka bakajya gutangatanga hirya no hino kugira ngo perezida adahungabana, atagira ikibazo. Uko niko n'abakerubi baba bameze nyine bari gukora akazi kabo. Noneho undi mutwe ngo ufite ishusho y'inka. Iyo inka ubundi ni inka ifite imbaraga, kandi inka burya ntabwo ijya inanirwa, irahinga. Kera barayihingishaga bakagira gute, ikarara ihagaze, ikarara ikora, ikirirwa ikora, ntinanirwe. Uko niko rero n'abakerubi bameze, bafite imbaraga, bakora amanywa nijoro kandi ntabwo bananirwa. Indi shusho ni iy'intare. Intare ni ugutinyuka, ni ugushira amanga. Abo bakerubi rero bafite gutinyuka, bafite ubushizi bw'amanga. Iyi shusho ya 4 ni ishusho y'umuntu. Imana muzi ko yavuze ngo mureke tureme umuntu ase natwe, tumureme mu ishusho yacu. Uko niko Imana yaturemye mu ishusho yayo.
ni naho dutandukaniye n'ibindi bintu byose yaremye, ni uko twebwe yaduhaye ubwenge, ukuntu ihambaye mu mbaraga, mu bwenge no gukunda. Natwe niko twagombye kubaho, twagombye gusa nayo mu byo dukora byose, mu byo tuvuga byose. Hagombye kugaragaramo ubwenge bw'Imana, hagombye kugaragaramo ubuhanga bw'Imana. Amen. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose. Abakerubi ni uko nguko bameze. Natwe twagombye mu bwami bw'Imana kumera nk'abo bakerubi. Twabonye ko turi abafatanyabikorwa mu bwami bw'Imana. Bo ni imiyaga, twebwe turi umuriro, turi ibirimi by'umuriro. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Reka rero twumve icyo Imana itubwira ku byerekeye trone, intebe. Hari abamarayika baba bari ku ntebe. Uko perezida atumira inama y'abaminisitire, agatumira inama y'abadepite, niko no mu ijuru bimeze. Imana nayo ifite abakuru. Hari izindi ntebe. Nubwo hari intebe y'Imana, ariko hari izindi ntebe. Nubwo muri Daniyeli twabonye ko igice cya 4:32 twabonye ko Imana ikora ibyo ishatse, kandi ntawe wibaza ngo kuki wakoze ibyo ngibyo. Ariko hari ibyemezo ifata ibanje kugisha inama abaminisitiri bayo, ibanje kugisha inama abajyanama bayo, ibanje kugisha inama abakuru bari mu ijuru iruhande rw'intebe yayo. Reka turebe muri Daniyeli igice cya 7:9 twumve icyo havuga. Daniyeli abona umukuru nyir'ibihe byose, nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami. Hari intebe y'umwami, hari n'intebe z'ubwami. Haza umukuru nyir'ibihe byose aricara, imyambaro ye yeraga nka sheregi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi n'inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Reka twumve n'ibyahishuwe igice cya 4:2 icyo havuga ku byerekeye intebe. Hari abamarayika bari aho ngaho. Muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Uwari uyicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo, kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe usa na simaragido. Iyo ntebe ku 4, iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicayeho bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu. Murumva Imana ifite abo bayoborana. Muri abo bayoborana rero harimo n'abamarayika bashinzwe intebe y'Imana. Hari abamarayika bitwa intebe y'Imana, baba bari aho ngaho, bakorana n'abo bajyanama bayo bari mu bwami bw'Imana. Abami ba mbere igice cya 22:19 haravuga ngo, Mikaya aravuga ati, noneho umva ijambo ry'Uwiteka nabonye. Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka arabaza ati, ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwe i Ramati y'i Galeyadi? Umwe avuga ibye n'undi avuga ibye. Buri wese atanga igitekerezo cye, buri wese atanga igitekerezo cye. Nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka, aravuga ati, ninjye uzamushukashuka. Uwiteka aramusubiza ati, uzamushukashuka ute? Nawe ati, nzagenda mpinduke umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Nawe aramusubiza ati,
nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Murumva rero hari abaserafi bashinzwe kuramya no guhimbaza Imana, bafatanya n'ibizima bine bahora baramya Uwiteka amasaha 24 kuri 24. Hari abakerubi bashinzwe umutekano w'intebe y'Imana, hakaba noneho n'abamarayika bafatanya na bariya bajyanama, iriya nteko ikorana n'intebe y'Imana mu bwami bwo mu ijuru, nk'uko tumaze kubisoma ahangaha. Yeremiya nawe yaravuze ngo ninde wari mu nama z'Uwiteka kugira ngo yumve kandi amenye ijambo rye? Ninde witaye ku ijambo rye akaryumva? Abamarayika baba bari aho ngaho muri iyo nama y'abaminisitiri, muri iyo nama y'abaminisitiri bo mu ijuru. Imana yamara gufata imyanzuro, bakohereza marayika akajya gusohoza ijambo ry'Imana, akajya gushyira mu bikorwa icyo Imana yategetse. Icyo cyari igice cya mbere cy'abamarayika. Ni mu kubaho kw'Imana nawe Imana itegekera. Harimo ubwoko butatu bw'abamarayika. Harimo abaserafi bashinzwe kuramya no guhimbaza Imana, harimo abakerubi bashinzwe garde du corps, bashinzwe umutekano, hakabamo n'intebe. Noneho intebe iriho ziriya ntebe zindi zikikije intebe y'ubwami bw'Imana, nk'uko twagiye tubibona muri aya magambo twagiye dusoma. Icyo cyari igice cya mbere. Igice cya kabiri ni mu ijuru rya kabiri. Ubushize twiga intambara yo mu mwuka, twabonye ko ngo ntago dukirana. Reka nongere mbisome twumve. Ni Abefeso igice cya 6 umurongo wa 12, ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, dukirana n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Umwanzi Satani ikintu akora yigana, ibintu byose akora arakopera. Muzarebe buri gihe ibintu akora ibintu bijya gusa n'iby'Imana, arakopera akigana. Noneho rero aha muri uru rugamba turwana nabyo, twabonye ko Imana yirukana umwanzi muvana mu ijuru, yamujugunye ku isi, imujugunya hasi kuzimu n'ahantu ho mu ijuru. Aho hantu ho mu ijuru rero hari abo batware, hari abo bafite ubushobozi, hari abo bategeka iyi si y'umwijima, hari iyo myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iryo juru rya kabiri naryo Imana naho yahashyize abamarayika. Abamarayika nabo bitwa gutyo kandi nabo ni batatu. Hari abatware cyangwa se abategeka cyangwa domination, noneho hakaza abafite ububasha cyangwa abafite ubushobozi, puissance, noneho hakaza na bariya bafite ubutware cyangwa se imbaraga, autorité. Kubisobanura mu ntu z'amagambo agenda ajya gusa, kugira ngo umuntu abisobanure ntabwo byoroshye, ariko twabibonye hariya muri ntuza mu Befeso. Abefeso igice cya mbere ku murongo wa 21, ku murongo wa 20 n'uwa 21, ko Yesu Imana yamuhaye ububasha, ubutware, ku batware, ku bwami, ku bafite ububasha n'iki. Aho rero niho ashyira abo bamarayika bameze gutyo. Ikindi
mu bwami bw'Imana twabonye ko habamo amahame n'amategeko. Nimba hari ahantu abantu bubahiriza amategeko, nimba hari ahantu bubahana, ni mu bwami bw'Imana. Duhereye bwa mbere ku babanza, abatware, domination, abategeka. Reka dusome muri Petero wa kabiri igice cya 2 umurongo wa 9, haravuga ngo umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe, ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere bamazwe no kurarikira ibyonona bagasuzugura gutegekwa, kubaha uko abantu bagenda basumbana. Twabonye ko mu mahame nagiye mbaha urugero, iyo babinyuranyije isi igira akajagari. Nk'ubu ngubu abana ntibakiri abana, byabaye akajagari. Abagore bahindutse abagabo, abagabo bahinduka abagore. Mu bwami bw'Imana iyo utubahirije amahame y'Imana, ibintu birazamba. Kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza, nuko uko Imana yabiteguye niko bigomba kugenda. Umwana agomba kuba umwana, umugabo agomba kuba umugabo, umugore agomba kuba umugore, umutegetsi tukamwubaha. Ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere bamazwe no kurarikira ibyonona bagasuzugura gutegekwa. Ni abantu bahangara, ntacyo batinya, ni ibyigenge, ntibatinya no gutuka abanyacyubahiro. Ahangaha abanyacyubahiro ijambo ry'Imana ritubwira ni Satani na bamarayika be 1/3 cyatsinzwe. Muribuka ko igihe Satani yajyaga kurwanira umurambo wa Mose, Mikayeli yaramubwiye ngo umwami Imana iguhane. Ntago marayika yigeze ahangara kumutuka. Ntago Imana ibitwemerera ko dutukana. Kandi ikintu abamarayika bubahiriza ni ijambo ry'Imana. Yesu amaze kunesha Satani yamutsindishaga ngo haranditswe ngo, amaze kumunesha ngo abamarayika baraje maze baramukorera. Abamarayika bumvira ijambo ry'Imana, nta yindi rangaje bumva, ni ijambo ry'Imana. Noneho aho muri Pierre wa kabiri igice cya 2 ku murongo wa 11 haravuga ngo nyamara abamarayika nubwo barusha abo bantu imbaraga n'ubushobozi, ntibahangara kurega abanyacyubahiro ku mwami Imana babatuka. Nibyo ngibyo nari maze kuvuga. Satani ari hariya ategereje urubanza Imana izamucira n'abamarayika be bigaragambije ku Mana. Icyo Imana ikora ahangaha batubwiye ko itabara ubwoko bwayo, ariko ntago twebwe twemerewe gutuka abo bantu, kuko ntabwo ngo tuba tuzi ibyo dutuka ibyo ari byo. Ngo na Mikayeli ubwe, kuko Mikayeli niwe uri mu rwego rwa Satani. Na Mikayeli ubwe Satani aje kurwanira umurambo wa Mose, yaramubwiye ngo marayika umwami Imana aguhane. Ntabwo yigeze ahangana nawe ngo amutuke. Reka turebe ikindi gice. Ni abo ngabo bafite ubutware, autorité. Hari domination, abategeka, hari autorité, abatware. Reka twumve icyo muri Luka hatubwira. Luka igice cya 21 ku murongo wa 25 haravuga ngo kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga
azababara bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru nazo zizaba zahungabanye. Ahangaha ni hahandi Yesu yari ari kuvuga iby'iminsi y'imperuka, uko Yerusalemu hazasenyuka, bya bimenyetso, bya bihe biruhije, ngo n'imbaraga zo mu ijuru icyo gihe ngo zizahungabana. Ni ba bamarayika bari aho ngaho bafite ubwo butware, bari aho ngaho mu ijuru. Imana izabyemera kugira ngo, kuko ibyo bihe biranditswe, byarahanuwe kandi bigomba gusohora. Aba bamarayika rero b'ubutware Imana yabashyize mu isanzure, muri iryo juru, nibo bashinzwe. Murabona inyenyeri, izuba, kuriya kuntu ziriya planete zigenda zuzuzanya, ntihagire igwa, ntihagire igira gutema. Ni uko aho hantu Imana yahohereje abakozi bayo kugira ngo bashyire ku murongo, bashyiremo gahunda, ntihagire ikintu kigonga ikindi, ntihagire ikintu gisenya ikindi. Reka twongere tubirebe, mutagira ngo ni amagambo, kuko ibintu byose nta kintu na kimwe kitari muri Bibiliya, ahubwo nuko tutafata umwanya ngo twihererane n'Imana, hanyuma dusenge, Imana itwigishe, idusobanurire. Hari abamarayika bashinzwe umuyaga. Ibyahishuwe 7:1. Abisiraheli bakiranutse bazarokoka. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi, cyangwa mu nyanja, cyangwa mu giti cyose. Hatari abo bantu bashinzwe kuyobora no kuwushyira ku murongo, waduhuhuka tumara. Mujya mwumva zawuraga, bya biyaga, bya bihuhusi. Hatari n'abo bamarayika rimwe na rimwe ngo babicogoze, byamara abantu. Hari marayika ushinzwe umuriro. Ibyahishuwe 14:18. Hakurikiraho undi uvuye mu gicaniro, ariwe mutware w'umuriro, arangurura ijwi, abwira wa marayika wundi ufite umuhoro utyaye ati, ahura umuhoro wawe utyaye, uca amaseri yo ku muzabibu w'isi, kuko inzabibu zawo zinetse. Izuba ni umuriro. Byose hatari umuntu ubireba, ubigenzura, isi yahinduka umuyonga. Hari n'abo yohereje mu mazi, bagomba kugenzura iby'amazi. Iriya miyaga ihuha mu mazi, ubushize twize imiyaga n'imiraba bihuha mu nyanja. Imana ishyiramo abamarayika bo gutuza iyo miyaga n'imiraba yo mu nyanja no mu mazi. Ibyahishuwe 16 duhere ku murongo wa 5. Numva marayika w'amazi avuga ati, wawera we, uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi, kuko uku ariko wabitegetse. Bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa. Uwa 3 asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Numva marayika w'amazi avuga ati, wawera we, uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi, kuko uko ariko wabitegetse. Murumva rero, hose Imana iratangaje, Imana irahambaye, mu mbaraga, mu bwenge. Ibintu byayo biratangaje. Ngewe ndi kusoma aya magambo natangaye. Ibyahishuwe 19:17. Nuko mbona umumarayika uhagaze ku zuba,
arangurura ijwi cyane, abwira ibisiga byose byagurukaga iriya mu kirere cy'ijuru ati, nimuze mukorane murye iby'umunsi mukuru wateguwe n'Imana. Murumva ukuntu Imana ihambaye? Iratangaje, iratangaje. Bafite ubutware, barategeka, situation barayimetriza, izuba bararimetriza, amazi barayametriza, umuyaga barawumetriza, byose barabimetriza. Muri icyo gice cya kabiri reka turebe ibya nyuma, ni autorité. Reka dusome igice cya, turangije imbaraga tugiye kuri autorité. Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 1 n'uwa 2. Irimbuka rya Babuloni. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Marayika ufite ubutware. Tumaze kubona ko igice cya kabiri kirimo amoko atatu. Twabonye ko ari ubwoko bwa mbere ni abategeka, domination. Twabonye ko iyo domination abamarayika Imana irabatuma bakaza kuturwanirira, ariko nta burenganzira bafite bwo kujya kurega ibyo binyabubasha abo bategetsi imbere y'Imana babatuka. Natwe nta burenganzira dufite. Ubwoko bwa kabiri muri icyo gice tubonye ko ni les puissances, abafite imbaraga. Twabonye ko bafite imbaraga zo gushyira ku murongo izuba rigatanga ubushyuhe bukwiye, amazi akaba hakwiye, umuyaga hakaza umuyaga isi ikeneye. Naho ubundi biriya bihuhusi byajya biza buri munsi bikatwica. Buriya nuko Imana iba yaduhaye agahenge, iba yohereje yo marayika wayo akajya guhagarika iyo miyaga n'imiraba. Noneho ubwoko bwa gatatu muri icyo gice cya kabiri tubonye ko ari abamarayika bafite ubutware, bafite autorité. Akenshi autorité tuyihabwa n'ijambo ry'Imana ngo ubwoko bwanjye burarimbutse kubera kutamenya. Iyo nta bumenyi ufite ntabwo ushobora kugira autorité. Kandi mu isi y'umwuka ikintu gikora ni ukumenya, ni ijambo, ni amahame, ni amategeko. Ngo kwa Yesu dufite ubutware iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ijambo yatubwiye, isezerano yaduhaye niryo riduha ubutware. Noneho rero uyu mumarayika ngo yaje afite ubutware ngo bukomeye, ngo afite ubwiza bwinshi. Aza guciraho iteka Babuloni. Hari ahantu hakorerwagamo ibizira, hari ahantu hari huzuyemo ubusambanyi, hari ahantu hari huzuyemo imyuka mibi. Marayika ufite ubutware niwe waje. Ubutware tubuhabwa n'ijambo ry'Imana. Iyo dusenze Imana iduha imbaraga. Iyo tuba mu ijambo ry'Imana ukaribamo nawe rikakubamo, ugira ubutware.
nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Natwe ubwo butware turabufite. Yesu yarabuduhaye muri Luka igice cya 10 umurongo wa 19, bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Noneho tugeze ku gice cya nyuma, nacyo kigizwe na moko atatu. Hari ubwoko bita principauté. Principauté ni abategeka bo muri iyi si, b'ahantu ho mu ijuru. Ariko turi mu ijuru rya mbere. Twabonye ijuru rya gatatu, ijuru rya kabiri, ubu tugeze ku ijuru rya mbere. Muri iryo juru rya mbere harimo les principautés, hakabamo les archanges, hakabamo n'abamarayika. Abategeka, abamarayika bakomeye, noneho hakaza n'abamarayika basanzwe. Les principautés ni iki? Uhita wumvamo ahantu, uhita wumvamo igihugu, uhita wumvamo isi, uhita wumvamo umuryango, uhita wumvamo commune, prefecture, naho ngaho. Abo bamarayika rero ni babandi bashinzwe kurinda imiryango, ni babandi bashinzwe kurinda igihugu, ni babandi bashinzwe kurinda amahanga. Reka wenda dusome muri Ntangiriro igice cya 28, duhere ku murongo wa 10. Yakobo ava i Berisheba yerekeza i Harani. Bumwiriyeho arara aho yarageze, araharyama yisegura ibuye, arasinzira. Aza kurota abona urwego rushinze ku isi rukagera mu ijuru. Abamarayika b'Imana baruzamukaho, abandi barumanukaho. Abona n'Uhoraho amuhagaze iruhande, aramubwira ati, Nduhoraho, Imana ya sogokuruza Aburahamu na Izaki. Iki gihugu uryamyemo nzakiguha wowe n'abazagukomokaho. Nzabagwiza babe benshi nk'umukungugu, maze bagure igihugu cyabo mu mpande zose. Amahanga yose yo ku isi azaherwa umugisha muri wowe no mu bazagukomokaho. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura mu gihugu. Sinzagutererana, ahubwo nzasohoza ibyo nagusezeranyije. Yakobo arakanguka, aravuga ati, Uhoraho ari hano nkaba ntabimenye. Aratinya cyane, aravuga ati, mbega ahantu hateye ubwoba! Aha hantu ni inzu y'Imana koko, ni irembo ry'Imana. Bukeye arazinduka, afata rya buye yari yiseguye, ararishinga, arisukaho amavuta ngo ribe urwibutso. Aho hantu ahita Beteli, hari hafi y'umujyi witwa Luzi. Aho nshaka ko dutinda cyane ni hehe? Ni hariya marayika yamubonekeye, amuzaniye ubutumwa buvuye mu ijuru, kuko ngo hari urwego abamarayika bazamukagaho bakongera bakamanukaho. Marayika amuzanira ubutumwa buvuye ku Mana, buvuye mu ijuru. Arangije aramubwira ati, Nduhoraho, Imana ya sogokuruza Aburahamu na Izaki. Abo bamarayika baba mu miryango uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza. Bashinzwe kurinda imiryango. Hari n'abandi bashinzwe kurinda igihugu, hari n'abandi bashinzwe kurinda ariko ibyo byose ikintu giha gukora kw'abamarayika ni amasengesho. Gusenga kwacu gutuma Imana yohereza abamarayika bakadutabara.
dusenga imana. Hari abantu basenga abamarayika ariko ntabwo byemewe, ni ubuyobe. Twebwe dusenga imana, imana ikatwoherereza abamarayika. Kandi nk'uko twabibonye mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 13 n'uwa 14, abamarayika bashinzwe gukorera abarazwe agakiza. Ni abakozi b'Imana bashinzwe kudukorera twebwe twarazwe agakiza, ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Noneho ubwoko bwa kabiri muri iki gice cya nyuma ni marayika ukomeye, abamarayika bakomeye, cyangwa se les archanges mu gifaransa. Abo bamarayika bakomeye akenshi ni abamarayika b'intambara baza gutabara aho byakomeye. Ikindi ni abamarayika bavuga ibintu bikomeye. Reka turebe mu Abatesaloniki ba mbere igice cya 4 umurongo wa 16, reka twumve icyo batubwira. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, kuko n'abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka. Abo bamarayika bakomeye bazaza mu bintu nyine bikomeye. Uko kuza kwa Kristo na hariya kuvuka kwa Kristo, habanje kuza uwo mumarayika ukomeye, niwe wabwiye abo bungeri ko Yesu yavutse. Abo bamarayika bakomeye, uwo Gaburiyeli niwe waje aha ubutumwa Mariya, niwe wahaye ubutumwa Zakariya. Abo bamarayika Imana ibakoresha mu bintu bikomeye, muri za evenema zikomeye. Nanone reka dusome muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 21, ngo ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze agaruka aza n'ingoga. Igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera ankoraho. Gaburiyeli igihe Daniyeli yasengaga ari amasengesho y'iminsi 21, Imana yahise imutumaho Gaburiyeli amuzanira ubutumwa. Ariko muzi ko ku munsi wa 3 niho yasubijwe. Haba intambara ikomeye mu ijuru. Abaperesi ibisubizo bya Daniyeli barabitangira. Bamaze kubitangira tubibona mu gice cya 10, ntabwo ndi buhasome. Noneho ngo marayika Mikayeli yaje kumanuka kugira ngo arwanye bya binyabubasha by'ahantu ho mu ijuru byari byatangiriye igisubizo cya Daniyeli. Byabaye ngombwa ko umuntu ufite imbaraga nk'iyabo aza. Imana yohereje Mikayeli gutanga renfort. Daniyeli aratabarwa nyuma y'iminsi 21. Murumva urugamba rwo mu mwuka turwana uko rumeze. Niyo mpamvu Imana yashyizeho izo ngabo rero, ingabo z'abamarayika. Uwiteka niwe mugaba w'ingabo, bamwita Uwiteka Nyiringabo. Amen. Igice cya nyuma, ubwoko bwa nyuma ni abamarayika. Niba ari abamarayika, muri Zaburi ya 34 umurongo wa 8 haravuga ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha, akabakiza, abarura mu banyabyaha kuko bamuhungiyeho. Zaburi ya 91 umurongo wa 11 hakavuga ngo azagutegekera abamarayika kugira ngo bakurindire mu nzira zawe zose, udasitara, utagira ibibazo. Abo bamarayika mu buzima bwacu bwa buri munsi Imana yarabaduhaye kugira ngo baturindire mu nzira zacu zose. Babamba amahema, ubu nta kintu cyapfa kudutera,
kuko dufite ingabo zidukikije, dufite ingabo zitugose, ingabo z'abamarayika. Ariko umwana w'Imana bahora batitira, bahora bafite ubwoba. Mureke turebe ubwiza bw'Imana, tuvuge gukomera kw'Imana, kuko turarinzwe. Uri muri twarakomeye. Ingabo ziturinze zitugose ziruta kure ingabo z'umubi, ingabo z'umwanzi uturwanya amanywa na nijoro. Abamarayika baradukorera, ariko kugira ngo babashe gukora nta kindi dukora ni ugusenga. Mu byakozwe n'intumwa 5:12 kuva kuri 5, ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2, aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva mu maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe, unkurikire. Reka wenda tugarukira aho ngaho. Icyo ngira ngo twumve ni iki muri iri jambo ry'Imana, ngo itorero ariko ab'itorero Petero bamaze kumushyira mu nzu z'imbohe. Herode yavuze ko ari bumwikuze, yari amaze kwica Yakobo. Ngo ab'itorero bagira umwete wo gusenga. Bamaze gusenga nibwo marayika w'Uwiteka yagiye ajya kubohora Petero. Gusenga kwacu gucira marayika w'Uwiteka inzira. Imana rero ishimwe kandi habwe icyubahiro. Mwumvishe uko abamarayika bakora, mwumvishe uko dukorana nabo, mwumvishe uko tugomba kubana nabo, aho baba, icyo bakora. Ni abaturage bo mu ijuru, ariko Imana yabahaye misiyo hano ku isi. Nabwiye ko ushobora kuba utuye i Kigali ugakora Igitarama, warangiza akazi kawe Igitarama ugataha i Kigali. N'abamarayika rero nuko, ni abaturage bo mu ijuru. Imana ifite imiryango 2, ifite umuryango wo mu ijuru, ifite n'umuryango wo mu isi. Abamarayika rero bari mu muryango wo mu ijuru. Twebwe turi abana b'Imana hano ku isi. Kandi twabonye ko muri Yobu abamarayika nabo ni abana b'Imana. Ikindi twabonye ko barimo amoko 9. Muri ayo moko 9 hakaba harimo ibice 3. Hari abamarayika bo mu ijuru rya 3, aho kubaho kw'Imana kuri, aho intebe y'Imana iri, aho ubwiza bw'Imana buri, aho icyubahiro cy'Imana kiri. Twabonye ko muri aho ngaho harimo amoko 3. Hari abakerubi, hari abaserafi, hari n'intebe. Hakaza abamarayika bari ahantu ho mu ijuru rya 2. Twabonye ko harimo abategeka les domination, hakazamo abanyembaraga cyangwa abanyabubasha puissance, hakazamo abatware les autorités. Noneho mu ijuru rya mbere twabonye ko naho harimo amoko 3. Harimo les principautés cyangwa se abategeka. Noneho hakazamo abamarayika bakomeye, hakazamo n'abamarayika. Kandi twabonye ko barubahana.
tubona ko nubwo Satani Imana yamwirukanye mu ijuru na 1/3 cy'abamarayika, ariko nta bubasha dufite bwo kubatuka no kubasuzugura, kubera ko igihe cyabo cyo gucirwa urubanza ntabwo kiragera. Ariko mu gihe icyo gihe gitegerejwe, Imana irengera abakora ibyo gukiranuka. Twabonye imibanire yacu n'abamarayika, imikoranire yacu n'abamarayika. Ntabwo tugomba gusenga abamarayika, nta tegeko tugomba kubaha. Twebwe icyo dukora, dusenga Imana. Imana niyo igena uko ibakoresha. Ntabwo bavuga ngo Marayika Gabriel ngo ndagutegetse ngo ngwino. Oya, nta burenganzira dufite bwo gukora ibyo ngibyo. Wowe urasenga, nimba Imana ishimye kohereza marayika wayo, izamwohereza mu buhangange bwayo, mu bwenge bwayo. Ndagira ngo rero dusoreze ku magambo abiri. Iriri muri Luka igice cya 8:31. Aramusubiza ati, ingabo niryo zina ryanjye, kuko abadayimoni bamurimo bari benshi. Baramwinginga ngo atabategeka kujya ikuzimu. Ahandi ni Byahishuwe 20. Duhere ku murongo wa mbere. N'uwa kabiri. Satani abohwa abakiranutsi b'Imana na Yesu imyaka 1000. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru, afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka, ari cyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Hari umumarayika rero ufite ubutware, ufite ubushobozi, uzamanuka akaza agashyira mu mapingu Satani, nuko akamujyana ikuzimu. Niyo mpamvu hariya muri Luka igice cya 8:31 Yesu ati, twohereze mu ngurube, kuko igihe cyacu cyo kujya ikuzimu ntabwo kiragera. Ni ahantu bazabafungira, ntibazongere kongera kudutesha umutwe. Ni marayika rero uzabikora. Imana ishimwe. Murumva ko nta mpamvu yo kugira ubwoba. Mu bwami bw'Imana hari ingabo, kandi hari ingabo zifite imbaraga. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Amen. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimye ko udukunda, turagushima ko twitaho, turagushima ko ari we murengezi w'ubugingo bwacu, turagushima ko uhambaye mu mbaraga, mu bwenge no gukunda. Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ukomeze rero utuyobore, ukomeze utwigishe ijambo ryawe, ukomeze udushoboze gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima, mu izina rya Yesu. Amen.